Ndi papa sava. Oranje. Ariko madederi. Oranje gutwaye. Naho mbahishe. Bibungabunge wa. Tutazivanze se ahubwo gira baguha akantu mva. Ngiye mfundura akantu. Banza ubavandi. Biteze hare. Ni sawa cyane. Ajye mpaka. Ngo sigaye uterura kabisa kisiramurira. Nango kubite nkaka. Nge nago nabo nshuti n'umukobwa. Ngo agasito. Singira ngo namacupa aterura. Nawe nibwiriraga akantu. Ne ibyoma. Ngira kuntu nagira. Aba umuntu utera kimungana kuri nago yakuciye kuri. Ngo hagaki. Magasito. Urapfuye uragiye. Nanjye ni mu marembo. Umuntu wanywa agacumi n'ebyiri ukabugeze. Janda hombye neza. Naho sembe mubwira. Ariko yakira umuvandimwe. Nubwo mutari kubyitaho. Aba bazaga bakanywa wayini, uri akanywa wayini. Niba bari kunywa sitoro bose. Basabashimo turapfa. ariko se ngo ibisa ntibijyana ndagira ngo icyatsi ase ubundi wijya kure tereka ubwo bucupa hano Papa sava. Babafite Ndegire ngo Ntibuze kubagora niba mufite icyo mugire. Haragarajya kugakoka. Agakoka. Nimufite mose nibiwanyine. Ikize. Bakoka. Papa sava. Uyu muvandimwe niba muntu utwicaje aha. Oya. Uri ibanga. Ntabwo yabusanya n'ibyateguriye. Hari ukuntu mu bukwe ugira gutyo ukabona umuntu araje bazanye nk'ikibipe cya mbere cy'ibanze kirimo ibijyanye n'imyumbati, ibijumba, ibikoro, ibiki n'ibiki. Abantu bakabyatakana kurara ariko akaba arimo nk'utunyama tw'inka. Bakazataka vuba vuba bajya kubona bakabona none batagiye kugenda bazana amafiriti. Ibyo biba muri hotel. Amafiriti n'izi nkoko. Ari mu bintu bita ngo amakokuteyire. Amakokuteyire. Y'ibirori. Barabanza bakazana ubunyobwa mukaburya. Bakabazanye hari niba ari soya mukamurariye. Bakaza bakubita inzuzi z'ibihaza mukamurariye. Bakabakubita fromage mukarage. Bakabakubita iminyaganyage mukamurariye. Bakazana imikunde mukamurariye. Bazana none nazana za ibingibi bituma ubwonko bukora neza bijya kumera nka indagara. Apana. Oya sezame. Bakazana sezame n'imigati mukamurari. Kandi wowe mu by'ukuri wikundira inyama. Wihaye ko fumu kuri aho bageranga. Yari wasohokanamo ikintu ngo uvuguti mu bipfunyikira. Wajya kubona ukabona none nk'uko zije zimeze gutya bazisunika ku bimeze nk'utugare musa. Hanyuma matinde ubwo reka mbahe iyo gahunda. Hanyuma iriya yari yambe nyikurikirana. Iriya rero kuyikurikirana ngira ngo harimo amafi abiri, harimo n'inkoko ebyiri. Ama brochette uguraza uko zishyuye tuzizana. Natungine nabatumye ariko nanjye amaze. Uko zishyuye ugenda uzizana. Ntutegereze ko bigomba guhira. Nibagirwe gacumbari. urusenda yego urusenda kenshi. Nawe agasenda kenshi. Nawe hari utarya urusenda. Avuka muri yewe ntabwo ngiye kukujagaraza mu ntabwo nakora. yewe ntabwo urya urusenda. urusenda ruraryana. ararana rwisa. Yaranje ntacyo turabwiwe. Ariko n'ubundi nta kibazo. Ako kantu gatumye mpita ntekereza ahubwo ikintu. Ufite ikibazo ariko ukomeza. Kuvuze ngo nkakureba babanza utwo dupotage duke. Uravuze ngo ubu ngubu nyuma twitware gake turaza kurenzaho marike. Ibyo wishyiriye kuvuga icyo nashoboye. Ntabwo wasanga DJ arandura. Agira surprise. Icyo gihe nshoboye no kugura ibi. Ariko namwe muribonamo. Ariko agasabo rata ku buzima bwacu. Zikari ibyo ndi. Ako warahindutse. Warahindutse komerezeho. Naho ubundi ngewe icyo ndi kumva muvandimwe byo nyine kuba watekereje ibi ngibi. Twese ntidutekereza cyane dukora. Urumva Nundi nawe ugira urwenya barusha. Ukora urwenya barusha no kwenda ari umwanya wanjye. Kandi ikindi murabona ejo bundi naganiraga n'umuntu w'umusirimu. Arambwira ati rero ati igitiki ikintu gituma akenshi ubuzima bw'abagore yavugaga ku giti cyanjye sizo wenda ubwo hari n'abandi bigonga. Ati impamvu ubona ibintu bibavuna cyane cyane mu mpera z'umwaka akaba aribwo mutangira kwitekerezaho nkaho ku mukwambere mutari mufite ubwenge. Urumva akaba aribwo mutangira kubona yuko mukeneye wenda utuntu twiza utuntu dushya mukabibona mu kwa 12 nuko mudakora ingenamigambi
ngo mubipange kare umenye uti kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa gatatu gahunda ni ingengo y'imari igihe n'igenamigambi kuva mu kwa gatatu kugeza muri ibi nzakora ibi kugeza mu kwa gatandatu kugeza mu kwa yaranambajije ati se digidi tuvuge ko wenda uri umusirimu ntubabaye impamvu ituma wenda aka kanya ubona nka miliyoni 10 wazikoresha iki mpita ntangira kuvuga ni nabanza nkikungaza nifata gutya mbona yirutse umutwe ati zibaye 30 ukisegura kwa mahirwe aza isaha n'isaha wahita ukora iki nkabona nta mushinga ntekereza nubwo waba ari igitekerezo zibaye senkani ko bikunda ahita ambwira ati ni hahandi usanga umuntu bavuga ngo ni inkirabuheri kubera ko ahantu tuvuge dusiga kabisa kuko neza ubwo urambwiye wapangira ikintu udafite ahubwo se waba udafite ujya ntabwo bari amahirwe uzi ikintu yashakaga kumbwira se ni ugukora bifite intego yego ikintu yashakaga kumbwira yashaka kumbwira ngo ugomba kubaho ufite umurongo w'ubuzima ntubeho nk'ipine gutyo barimo gukaraga gusa ku kinyabiziga kuko arambwiraga ati ibaze nk'ubu ngubu nturi gutekereza uti nzava ku igare njye ku modoka ryari nzava mu kode ryari nzaba wenda nzavana umwana wanjye ahangaha kuri iri shuri mujyane kuri iri ryari ni gute nzajya nigurira inkweto nziza mu bandi bantu nzava kuri iki ryari urumva ibyo bintu arambwira ati ntabwo ari ibintu biza gutyo gusa ukora ubipanga ubitekera aranambwira ati ubonye 10,000 ubika ngahe urya ngahe usanga rero biterwa n'ukuntu nshonje arambwira atoya igihe ukaritura rwose arambwira ati ntabwo ariko bikora mu by'ukuri wakagombye gutekereza yuko nejo uzongera ugasonza ukizigama ambwira utuntu twinshi biranshaka rero niyo mpamvu ubona aka gakese naringuze nabitekereje ntinzi ayo makuru yampaye igihe cyaransize umwaka ugize ute undangiranye ariko ndicara ntangira gukora agakese ka tonato mbika duke kuva mu kwa mbere akagakese kajubundi kavuye ku ijana mbesa magana ngahe kandi kava ku gitekerezo umuvandimwe yambwiye cyo kwizigama mu magambo make ikintu nashaka kujya mbabwire rero ibyo navuga ni umwaka urashize ariko uko byagenda kose sinzi wenda igihe mwe muzitekerezaho ariko uyu wari umwanya wo kugira ngo dutekereze ngo kusize ku mwaka ushize udusigiye iki nageze kuki turapanga iki kije sibyo ibyo bintu igihe cyose utandukanye n'igisimba cyangwa n'ikindi kintu utekereza wakagombye kugira umupanga udatekereza nk'ibuye njyewe rero mu mitekerereze yanjye nabanje kureba ikibazo gikomeye mfite kandi si uko babeshya ndagifite ikintu bita amadeni icyo batekereje ikintu cyitwa amadeni ayo ufitiwe cyangwa ayo ufitiye abantu reka mbaye ukuntu ngiye nabitekereje amadeni nararebye ndavuga nti uyu mwaka mu mihigo kandi digidi ufite amadeni ufite amadeni kubinyibutsa kandi ari byo ubizanye oya amadeni yabaye kubinyibutsa turi kuganira muce mutanaganira nabi wena njye si niba uzamuye iki gitekerezo kuko ari njye ukizanye kuki muri kubinyibutsa ari byo bizanye njye ndavuga nti reka ndebe ukuntu mu mwaka w'2025 nzicara mvuga nti hari imirongo ngenderwaho y'ubuzima na panze ni byinshi ubwo njye babwiye kamwe ntekereza ko wenda ari benshi kagonga hano ushobora kuba wenda mwe muri abamarayika ntabamenye ariko ikintu bita ideni ndavuga nti ndashaka kurangiza uyu mwaka nta muntu windeba nabi ndabizi ko nyakurimo ariko nzakwishyura humura nagutekereje ndavuga nti reka njyewe mpange ku buryo uyu mwaka ugomba kurangira nta muntu ufitiye iki ideni wavuye mu madeni y'abantu kandi mitanera n'intambwe yo kuvuga ngo mpamagara abavandimwe abari mwebwe tureraho mbese urashaka kuva mu abantu bose ufite amadeni wenda harabona azibuka ariko umuntu nibuka uretse harabona nibuka harabona nibuka batazibuka bazamwibutsa nabo nibuka bazanyibutse ariko ikintu gihari ni uvuga ngo aka kanya ngiye guhera kuri mwemwe kandi si uko babeshya umwaka utaha ako kantu nabitekereje rero ibintu tubinywere nabitekereje ariko munywe izi ngizi ntabwo tusubizayo munywe kabisa niko kumbona nabitekereje rero uvuga ngo ntizisubirayo arisaba Imana urebe amahanga ubu digidigi ni ukuvuga ngo arohereza n'akandi gakara buretse nkwereka ukuntu ibintu ngenda nabitekereje mbitwara mu bice bitatu igice cya mbere kirimo kwanza gushimira
ubwo ngiye buretse manze nkubazaho gato ubwo bivuze ngo mbese uyu munsi twizere ngiye nizere ko ntago nze banze ngo murongo ngiye mfite icyizere cyo kirahari wowe nywa mitsingi icyizere kandi mwana kigira kuko wowe ntacyo wabonye no kumvuna cyane ku mwanya digidigi yafashe akatwicaza akaba afashe n'umwanya wo kugira icyo abivugaho ari no kudushimira twatanze umwanya nibyo navuga nibyo nanjye mvuga ndashaka kubanza gushimira uyu mugabo Teresiforo gashimira umushiki wacu gashimira n'uyu nguyu ngira ngo bicaye mu impembe imwe n'abantu ngiye bagiye bamfasha muri gahunda zisanzwe z'uyu mwaka pe mu buzima busanzwe kabisa banguriza urumva bampa n'akazi tugakorana kabisa neza nk'abantu b'abavandimwe mubanze mubashimirire turabashimiye ariko ni bose wereka umuntu w'umubyeyi ndabashimiye rwose pe kandi mwarakoze kashika rwose uri umuntu w'umugabo kuba dukorana ukampa akazi ndagushimiye pe mushiki wanjye nawe arabizi twagiye duhurira mu bintu byinshi yaba gukorana cyangwa se mu kazi ndagushimiye ibyo nta birenze byo gushimira oya ntabwo nabara kurega abantu tubayeho ngo dufashanye mwongera ngashimira umuvandimwe gashimira nare na mushiki wanjye uyu nguyu nk'abantu nabo dufitanye kundi kuntu tuziranye nabivuze kare nkivuga amadeni ndavuga ndabizi ko ndi kurimo ngushimira yuko nubwo bwose utajya uryama cyangwa utatuma nanjye ndyama bitewe n'ukuntu nyishyuza ariko ngushimira yuko byibuze wihangana ndabeshya no guhura ako kantu nako ni sawa hari abantu atagira umutima wo kwihangana mwari muzi ko muri mideni ariko nararushye mwari mubizi se ngo turabimenye urumva biri hagati yanjye nawe niwe muvandimwe muri mideni gusa ni byiza ko ninenga namwe naragenda mbashimana n'abanenga gusa we nta gupfushiriza hari nk'abantu 3-4 bazi ko muri mideni bitarebaga ariko mu by'ukuri nta kibazo akantu ko kubaha no gushima no gusuzugura ariko muri mideni bro kandi ndabizi kandi ngomba kukwishyura ndarizi kabisa kandi ngushimiye yuko turi kumwe hano hari wari ubizi se ko mideni ndimo nare muri mideni barabimenye nare muri mideni rero jewe nk'umuntu w'umuvandimwe ntabwo ngira ngo tujye kure umuvandimwe amafaranga murimo ndayaza 350 wayangurije neza mu kivandimwe nta n'amagambo menshi tuvuganye aranguriza 200 hayo mu 400 ndayazi pe uretse gato ndayazi arega nayo mvugiye hari n'abandi batari hano tugerageze kubahana ndabyumva ariko noneho rero nta mugabo utagira ideni rwose kashikashi urabizi uri inshuti yanjye kandi nta kintu twapfa nta gushimira mu bantu dukora ari mu bantu bamakazi ba mbere cyane ari no mu bantu nkorera akazi neza najya ndyama njya ngutengwa muvandimwe ariko noneho akaza no ku mwanya wa mbere mu bantu bagiye kuzatuma ngiye mpagarara umutima kabisa guteze nimumve nabi banza usome kashikashi ngiyewe twarahuye turakorana bwa mbere bwizerane ndamukorera anamimba neza none ibintu bitangiye gucamo neza arambwira ati rero twagure none imikorere n'imikoranire dushyiremo amashami kashikashi akazi nari nabanje gukora ngiye nyine biremera ariko tujya inama yuko none tukagura mu kukagura byabaye ngombwa yuko none ako kazi ngakorana n'abandi bantu babiri shyiramo n'abandi babiri ariko abo babiri nabo tukajya dufata imari ku wundi muntu nawe imari twafashe yagombaga kujya iva muri stock ifite fagitire birumvikana ifite na TV ari ahantu twarakoze buriya nagushimiye cyane ukuntu hari ahantu watekereje umushinga ukaba munini tukaguka kandi urabona ko biri no kuduteza imbere urabona ahantu ageze kashikashi urabona yes ugize neza natwibagiwe ahubwo asante cyane batatu waryawe ni batatu nshaka gushimira byimaze bavuga ko manditse kageze ariko sinanajya kure reka icyo nanivuze wenda nkaho umucuruzi ngewe nta kibazo nawe umucuruzi ariko uze kunyuzamo hagera urebe bon ngewe sindanajya kure reka mbanze gushimira mbere yuko naza kukuvuga ibyo navugaga haruguru umukozi w'umuhanga uretse umukozi w'umuhanga gafatiremo hagati gafatiremo hano karakanje niyo ngashira ku ruhande ntaribika aho ni sawa nasi ifoto ya Teresiforo oyiraje oya nikomereza oya narakibazo nikomereza uko umukozi w'umuhanga wenda kugaruka nyuma reka birangire n'imana naye narakibagiwe sister nawe ndago ngo dufatanyije gahunda aragashinga turi gukorana nahabiwe yagejeje nawe cyane
asante kuri damu naha bihera nawe ukaba umukoresha Tresiforo we rero ni burundu ntacyo nabona ngo bavanye ariko ntari bitu reka namwe mbafotora agafoto muhagarara hano muhagarare aho ngaho mbafotore ako nawe uri kubikabye ukuntu wihenye oya ni sawa ndagira ngo mfate hangire njye rero nkubise mbangura izi mpano ariko mutwe nize na photography uko batabizi njyewe gushimora n'ubupfura mwana mama njye nkubise mbangura rero kashikana nijye kukuvugaho gato ariko ngushimira n'abavandimwe ariko ngira ngo tunaganire boneka muri iki kiganiro muhani nibyo navugaga iyo kashikashi byabaye ngombwa ko akazi gakura ibyari ibyanjye nawe tubishyiramo abandi bakozi babiri nazanye noneho tunakorana n'undi mushoramari wari ufite stock birumvikana ibintu byagomba kujya biva mu iduka bifite facture kandi ya IBM kandi biriho umusoro sibyo se nibyo ariko ikintu cyari gihari kubera ko ibintu twari ibintu byo gukora tukabitanga bikarangira jewe uryo kashikashi yakozeho amasezerano y'akazi simbizi ibinandeba ariko jewe ikindeba nta mafaranga nagomba kwishyurwa twumvikanye ko azampa 500 turakora pe kandi neza kandi ukatumye mushimira cyane n'uburyo atajya ntererana nawe byato nato abari hafi ariko madederi ngira ngo ngufite 400 n'uyu nawe murimo 300 nabivuze haruguru umuvandimwe nawe murimo 3.5 ese wakwihangana gato ukazi ko bari bana nta kibazo ntacyo bababwira kwitaba se cyangwa ukagisha we nta kibazo wamwitaba nta kibazo bavugana ibyo navugaga uretse na n'igikomeza byo kubaha we nicyo kibanza icyo navugaga kubaha we nta kibazo kashika nge rwose umuvandimwe kandi uyu mwaka umuhigo mwiza dufite no kurangiza umwaka nta bantu dufitiye amadeni bradegedege tujya gukorana nabyibuka narakubwiye ngo ikintu cya mbere ni ibanga mu kazi byo ku mutima mu kazi ndarifite ryize byo hari byinshi ariko nagomba kuvugira kandi sina ngombwa ko dufata ibintu bitareba abavandimwe tukabibashyiramo ntabwo biri ngombwa buriya ikintu ashaka kugira ngo mvugire umwana wa mama ntanjye ngomba kubaho kandi akashikashi agomba kubaho kashikashi rero mu 500 ufitiye bimaze amezi 4 ngewe nguze uyu byari iby'iminsi 3 n'uyu muguza byari iby'icyumweru n'uyu kandi nabagujije nyuma yo kumakari ya kazi hashize iminsi ngadide hashize hafi kwezi n'igice hashize ukwezi n'igice ndabyibuka uretse gato ndabyibuka njyewe nagomba kwishyura mu minsi hashize ukwezi n'igice uyu nagomba kumwishyura mu cyumweru hashize ukwezi n'igice hafi 2 n'ubu uko bimeze byereka ngo bivuze ngo ayo mafaranga yose ubona yafatiye rimwe nari mfite nanjye ikibazo kugira ngo akazi k'uyu muvandimwe karangire dore wagakoze hishimye gusa ntituri kuvuga ngo ayo mafaranga yafatiye uretse gatoya ariko mumaze kunywa njye nashaka kubabwira ikintu cyoroshye yuko ari amafaranga nge barimo ubu ngubu aya mafaranga ari hano ngo wicaye ya mafaranga dore ngaya kumwe n'ugufata neza none bacurikiranye twese tugirengeje nozura umbwira gute ko nge amafaranga mfitiye ari hano amafaranga ari hano uyimbwira avuze agufitiye ubwo ibyo numva wabyumvikana ngo no kuvanga amafaranga twese dufitiye ari hano ntabwo ari yose gute kuko yandimo 500 uyu nkamamo 400 305 300 ariko icyashoboka uyu ndimo 400 yamuha 200 uyu akamuhijana n'uyu akamuhijana nanjye ngasigarana 100 kuko ngomba kubaho icyo nshatse kuvuga kuba agenda bishyura ni ikibazo cya kashikashi uyu se nge dufite icyo duhuriyeho n'iki amfite yayo mafaranga kandi shadi arega nari nawe impamvu udakira ntabwo uzi kwitwara nk'abakire uhamagara umukire mukaganira ku ruhande hanyuma ukaza ukavugana n'abandi ufitiye amajwi ariko nanone hari kuri umukire kandi ngomba gukira ari uko binyuzeho niba utanyishyura nanjye ngo nzamure nkire bizarangira bite nese turajya kwishyuza kashikashi icyo nshatse arega muri kunyura ku badegidi njyewe bajyaga bavuga ko usigaye waracanganye uretse wumve sibyo kuko ibyo bintu muri gutekereza wowe urifata ugafata abantu b'abagabo umwuka amubwira ngo dore nk'uyu njyewe uramumbwira njyewe uyu ninde ndamuzi njyewe nkuguriza amafaranga uyu yari ahari ariko nubwo atarahari amafaranga nagomba kukwishyura nanjye ndi kwishyuza uyu nicyo nshaka kukubwira bikaba bigeze nanjye ahantu bihuriye njyewe amafaranga yanjye arahurira he n'ay'uyu n'aya ari n'ayuriye ahantu bihurira n'ahangaha njyewe amafaranga wangurije mu by'ukuri yari akazi k'uyu mugabo tugerageze kugenda gake murangorora wenda mbivuga nabi amafaranga wangurije we wirakara
njyewe amafaranga wagurije yakoze akazi k'uyu mugabo kandi uyu mugabo arabizi neza ko icyo gihe dukora none se kugafaza wari ugomba guhembwa wabitwa bihuriye wari ubizi ko nta mafaranga afite shyiramo abantu ni wari ubizi ntiwambwira ngo tukore akazi mu minsi 3 mwishyura iminsi 3 akazi kararangira ntiwanyishyura kandi uzi ko nagujije twicaje hano kugira ngo ayo mafaranga uyaduhe buri wese umwishyure buri deni umufitiye. gerageza nawe kudufasha muri ibi bintu. Uyu mugabo njyewe yampaye akazi. Uwuhe? Kashi. Amakazi azi ko nta mafaranga afite nawe ubwe ntayo yamaye. Akazi nkarangije uretse nawe wazunyuva. Ubundi mu byo wize bakubwira iki? Wowe ubwawe udiringa ku bwawe ukongera ukadiringa nanjye ku bwanjye. Yego. None abangabo mpuza nabo gute? Dore ukuntu nguhuza nawe. Uragenda ukadiringa nabo ukaza ukanajya ukambwira ibyanjye. Akazi kawe na kashi ngiye kandeba gute? Uretse gatorati. Wari ugiye kumbwira. Uyu mugabo arashaka ati nge nta mafaranga afite ariko mfite akazi. Ndamubwira ntubwo nta kazi ufite nta mafaranga ufite nge mfite mendevre mfite n'iki na have ibikoresho. Wumvise abantu dukorana. Atugorera ubwo ari abantu mukorana. Genda niba bakwizeye bazana ibikoresho dukore delivering akazi mwishyure ubishyure. Nababwije ukuri. Turangije akazi kararangira uyu mupapa. Niba arahembwe cyangwa atarahembwe simbizi. Uribuka ukuntu ujya umbwira. Ngewe abantu bari kunkwega bati twishyure. Kandi ngewe mu buryo bwo kwishyura bigomba kuva. Sinzi mugerageze kunyumva. Ndi kukumva. None uyu mupapa yampaye amafaranga y'abandi. Nese waramwishyuje muri mwenye. Amafaranga yandeze. Singuyu se. Amafaranga gufi abo bandi ari kumubwira ngo amafaranga yawe nanjye umpa amafaranga. Ibyo nta kibazo. Uyivuga ngo nago amafaranga y'abandi. Icyo tukita icyo. Nta mafaranga yanjye nanjye njyahe banyira. Ubundi kucyashaka kumwegera byari nibyo numva. Kucyo ushaka kwegera ako kazi karakozwe nikakozwe. Karakozwe. Nyuma yo gukorwa se uyasabwa. Ese undi amugeza mwishyurira. Turetse mwishyura none tubyumvikana. Igihe kindi zamwishyura. Reka tubyumvikane. Ndakumva. Ntabwo ari twebwe dushinzwe kuza kubunga. Tuzi amasezerano bagiranye. Nta nubwo tuzi naho bahuriye. Ibyo nta kibazo. None mwakoraga ntabwo tukabaye naho amafaranga njyambwira ngo nzu yamwe. Gute se? Ibyo bintu bihuriye. Uzi ko jewe ntari kure ya digidije. Reka niba ari kuturegera. Uyu mushiki wacu nubwo acecetse nawe ngo haye impano nayo ibyo bintu birakugonga. Sibyo uretse gato nawe uzi ko ndimo amafaranga ndabeshye oya nituvanga oya uretse gatoya arega agiye mugerageze kureba igikuntu tubonye nabishaka jewe umva ikibazo kiranga ntabwo hejwe nta cy'abavandimwe harimo abandi b'amafaranga harimo nanjye abonye arimo uyu mubereyemo mideni n'uyu muri mideni n'uyu ariko uyu akangirira nanjye ideni n'uyu akangirira ideni njye nari mvuze nti rero aho kugira ngo abantu ngiye bazameze umwuka reka mbereka amafaranga yabo ari amafaranga ava uya ndimo 500 havuga ni nayagabanye bano ubuzima bukomeza uya ndimo 200 ndihangana ubucaka asigaye yongerera uyu nguyu n'uyamwongera asigaye nyashaka ibyo bintu tubikoze gutyo nk'abavandimwe umwaka ukarangira ntabwo ufite ideni iyo uhawe ijana niba uyu muhamagara urumva mu 350 ufite wamijana ngiye nicyo mubwira arega banzanye nabibanza ari nabandi bandi mu mafaranga hakuze ko digidije ashobora kuba azi ko turi gukina uya wowe ufata abantu ukabagira injiji ngewe ngonganisha ibintu n'ibyo bizanye ntabwo mwari mu bintu urunganisha n'umusista gute oya natwunganire kuri n'ibigitekerezo cyo kuvuga ngo digidigi we araba murimo amafaranga yewe harabo yakoze harimo abarimo iki amafaranga none yabahurije hano ngo ahuze abari nk'amafaranga n'abayamurimo nawe unyumvire wa mugabo twereka amafaranga ye ngo dorahaye nawe ntagomba kugishamo n'abantu turabigenza gute urumva nk'ibyo bintu wavuje n'impamvu ukabukoresheje ukabwejagura ukavuga ibintu nk'ibyo mu bantu bose hari igihe biba bifite ariko reka nkwereke oya reka nkwereke ahubwo se biri guhura basi birahura uburyo bihura uya ndimo 500 havuga nubwo 500 ngewe ndimo ntayame ngewe ahimo madederi 200 ayijana uyu urundi janiye uyu ni munashaka kuko uvuze ko ari 3 bakongerera indi jana abe 400 uyu bamuhijana uyu ndimo desa uretse ndimo desa afate za desa azihuyu asigaye nge nyishakire ku ruhande nawe nyakongera ahubwo gikira abajyari nuko ugereza induma desa uyu mushiki wacu hari ideni mufitiye wowe nese umufitiye ideni se murateganya kumwishyura niba ariko tuteganya ibi bintu biragoye urumva ngewe icyo ndimo kubyumvamo ni kimwe nuko nyine hari umuntu bafitiye amadeni ariko nawe akagira abandi bamubereyemo iki amadeni
kandi mu by'ukuri ibintu byakabaye ibanga ryanjye nawe ibanga ry'uyu n'uyu bagutereye hejuru uravuga uti reka nikureho batazagira ngo narabambuye. Mu by'ukuri njye ntibantereye hejuru, ntabwo bantereye hejuru, ariko byari biturutse ku muhigo njye mfite wo kugira ngo njye nkiranuke n'abavandimwe. Ubu nureba nanjye abantu wenda afitiye amadeni, nari mfashe umwanzuro n'intambwe yo kuvuga ngo mbishyure ntangire mu 2025 nta bibazo mfitanye n'abantu, ariko nanjye abayandimo banyishyura, nanjye banyishyure. Ibi bintu bizabasaba nyine rero ibyo bintu reka tubyiye nk'umuhigo abayakurimo turabumvise niba kwishyura mutange itariki urumva noneho naho waba uyarimo nabo ubaha itariki byaba ibyo ngibyo kuko ibanga ryawe n'abakwambuye cyangwa n'abakurimo umwenda warangije kurimena kandi ntabwo ari ngombwa ubundi. Ariko niba ari umuhigo uremeza kuzishyura abantu bereyemo umwenda bitarenze ryari, kubera ko ari ngewe kigonga ari nanjye gisomborokeje. Reka duhere kuri uyu mubosi mugenzi wanjye uzampa amafaranga. Urakoze cyane. Reka banyumvire. Digiti. Buretse gato. Ubundi dore ikibazo kiraha. Oya wowe wirekamo twibijyamo ibyo. Reka nkwereke kashika. Nimujya muri ibyo. Buretse gato papa sava buretse gato. Ako digiti. Uzi ko narinzi ko ufite hormone z'ubugabo zuzuye. None tabona bisa nk'ibivanze. Jewe uje kunzana muri abangaba. Ariko agundi arinza kuzana amata. Jewe sinumva ari impamvu uri kumuveba. Arinza kuzana mo yarakurangirije akazi gute? Ntabwo yagukoreye. Jewe yaburi kumushinza ko yanagukoreye nabi. None ugiye kumuveba ngo yakuzanye nyine. Yarakoze sina nabi. Ariko bivuga ngo ntiyuzuye waramuhaye akazi akora. Ese kinizageze yagomba kuguhera. Sararenze. Ibintu tubaca ku ruhande. Ubu telefone uri kubiburana njya yanjye wayama. Uwavuze ngo unyishyura ayundimo wayama. Nawe bikira ariko igihe nabiguhere cyari cyagera se. Cyari cyagera. Kibazo rega umwenda. Kibazo cy'umwenda. Wagira ngo none ariko rero reka mbabwize ukuri nuko dutera ibuye mu gihuru hakavumbuka nyinshi ariko ibintu digidigi akoze nibyo. Nose ni hari igihe uba ufite nk'ibiraka 30 abantu batakwishyura kandi nawe wambuye kuri butike unyuraho bakagutera amabuye bati nakarakora. Mu by'ukuri ntibikureba, ntabwo bikureba nta nundi bireba. Akose are uri kuvuga we amafaranga yanjye ndimo we ntuzi amafaranga ngo nibireba amabango mwari mufite simwari mwabayifura aho ariko nibyo ntundi amafaranga rero reka dutangiye umwanzuro nayo imvura iri guhinda tugiye kuzana na komande sibyo. Reka dutangiye umwanzuro inshuti z'Imana nibo uhaye umuntu akazi akagakora neza itariki kagera wamwishyuye. Nawe niba warahaye umuntu itariki uti nzakwishyura iki gihe wakubise inzi ibipfunsi byakwanga nawe ukamwishyura ariko ntibize mu kabari ngo abantu babiganireho. Noneho umuhigo twihaye uzatuma tubasha gutera imbere muri 2020 gusa akantu wenda jewe ni nabyiza ngo abantu bigaye. Hari n'igihe wenda umuntu yabona sibyo akaba atakwishyura umuntu kubera bya bintu by'ubwikanyize no kwikunda. Hari umuntu buryo yaba atabura kugira ngo yishyure umuntu afite iki ubushake sibyo. Wende waje ibyo bibare binini biragore. Jewe reka nkubwire nateye intambwe jewe ngiye kugera nishyura umwe kundi ariko namwe mugerageze kabisa. Wowe ugiye kwishyura umwe kundi make yo nibuka abishyura nawe diaspora nawe munyishyura amafaranga nanjye diaspora nyishyura na telefone rero rero kwishyura umenye ko jewe rwose ntabwo no mwaka uzarangira ntakwishyuye wa 2025 mundi ngo mu kwa mbere mu kwa kabiri ko rero na 25. Okay, reka tubigire papa sava zayafatanya guhe mbongera agacupa cyangwa banze yajemo ikintu cy'igihe ikigihe ari kuvuga 2025 ko zayagwa rwose. Ibyo yuza twari kubivugana ubwo nge njyarangiza amarya njyarangiza amarya ntabwo nagudumba 75 kandi ubutaha mwese kutubara gutyo ukabutaratuma ukaburi guhagata umwana murakerero umva twumvikane madede twumvikane mwivuyemo mwese
kandi ntibyari ngombwa ko mugira mute Twivamo. ko mwivamo kuko muba mwakoranye nk'abantu b'abaki b'abagabo b'inyangamugayo mureke murya ibyo murya hanyuma ibindi muze kubiganirira mu matsinda ya babiri uko bagiye bagirana iki gahunda ubu tubabwira ngo nimuzane kontara tuzisome